Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, bavandimwe inshuti mukomeje gukurikirana Karongo TV. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi ndagira ngo ubushize twari twakoze ikiganiro ku bigendanye n'ubuhanuzi, imyuka n'ibiki. Abantu rero bakomeje kuza bambaza bati none mbese byashoboka bite ibintu ko urwanya umwuka w'Imana? Mu by'ukuri ntabwo ndwanya umwuka w'Imana, ahubwo turashyigikira kugira ngo abantu basobanukirwe kandi bamenye ukuri. Nibyo bitumye ubu aka kanya ngira ngo tuganire ku magambo avuga ngo igitangaza si ikimenyetso cyo kwemerwa n'Imana. Bivuze ngo ibitangaza si ibimenyetso byo kwemerwa n'Imana. Weho rero ukurikiye Karongo TV, ndashaka kugira ngo ngusabe gukora subscribe, share, like ndetse na comment, kandi ibitekerezo byanyu birakenewe cyane kugira ngo dukomeze twigane ijambo ry'Imana. Ibitangaza si ikimenyetso cyo kwemerwa n'Imana. Ndagira rero mbere y'uko tuganira ku aya magambo, ibitangaza ko atari ikimenyetso cyo kwemerwa n'Imana, katumanze dusenga Imana. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze Mana yo mu ijuru, urakoze yuko wongeye kuduha uyu mwanya muri iki gitondo cyo ku Sabato kugira ngo tuganire ku magambo atubwira ko ibitangaza atari ikimenyetso cyo kwemerwa n'Imana. Tuyobore abantu ku ijambo ryawe, tubayobore mu byanditswe byera, bongere bige kandi basobanukirwe, birinde ibijijisha intekerezo zabo, kugira ngo buzaba ugarutse ugasanga twiteguye, uzaduhana ikamba ry'ubugingo mu izina rya Yesu, amen. Muvandimwe rero, mbere y'uko umurimo utangira, cyangwa se mbere y'uko uyu murimo w'ibwirizabutumwa cyangwa se umurimo w'ubutumwa bw'itorero ry'Abadivantisite, mbere y'uko utangira, ibintu nk'ibi nabwo byabaga mu gihe cya kera. Ibintu by'abantu babaga batwaye bafite ubwaka, abandi bavuga ko bafite umwuka w'Imana, abandi bavuga ko birukana abadayimoni. Hari umugabo rero witwaga Makini n'umufasha we, aba bari batuye ahantu hamwe. Ni agatekerezo ngira ngo tuvuganeho gatoya. Aba bantu rero bajyaga bagira ibintu bimeze nk'iyerekwa, bagahanura, bakagira ute, ndetse umudamu we umwuka ngo yaramanukaga akamutegeka ibyo agomba gukora. Ariko ubwo bibazaga niba mu by'ukuri koko ari umwuka w'Imana ubageraho, bagiye kugisha inama kandi bashaka kumenya ko byaba bikurikije ijambo ry'Imana. Nuko basanga umujakazi w'Imana Ellen White, bamutekerereza ibibabaho, ndetse bamaze kubimutekerereza, ndagira ngo hari umuco yabahaye. Ariko mbere y'uko bamara kubimutekerereza uko byagendaga kose, yamanjije yababwiye uko byabanje mu gihe cya mbere. Nuko madamu White atangira avuga kandi arakomeza, amara hafi igice cy'isaha abasobanurira uko byagiye bikurikirana mu bijyanye n'imirimo yakoze mu minsi ibanza, nyuma gato yo kurangira kw'igihe cyo mu mwaka w'844. Ubwo Ellen White yakomezaga yavugaga ku bantu bamwe bagiye bagaragarwaho gukoresha umubiri wabo mu buryo budasanzwe, ndetse n'abandi bari bayobowe cyane n'ibyo bibwiraga ubwabo, ibyo umuntu ari kwibwira cyangwa se ibyo umuntu atekereza ubwe. Abantu bamwe batekerezaga ko gukora ari bibi. Hari n'abandi bizeraga ko abakiranutsi bapfuye bamaze kuzurwa bagahabwa ubugingo buhoraho. Abandi nabo bashakaga kwihingamo umwuka wo kwicisha bugufi, bakuruza inda hasi nk'abana bato. Abandi nabo bashoboraga kubyina no kuririmba ngo singizwa 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 singizwa, bakabisubiramo kenshi. Rimwe na rimwe umuntu yashoboraga gusimbuka akanikubita hasi azamuye amaboko asingiza Imana. Ibyo akabikomeza akamara nk'igice cy'isaha. Mu bantu bagize uruhare muri ubwo bwaka budasanzwe, harimo abari barigeze kuba bizerwa. Bene data na bashiki bacu,
bubahaga Imana. Imyitozo y'amayoberane y'umubiri n'iy'intekerezo bakoraga yakozwe ku rugero rukabije, ku buryo mu bice bimwe abayobozi ba leta bumvise bahatwa kubahagarika babashyira muri gereza. Uko niko umurimo w'Imana wagiyeho igisuzuguriro, kandi byafashe imyaka kugira ngo impinduka uko kwiyerekana k'ubwaka kwagize muri rubanda zibagirane. Ubwo rero Ellen White yari ageze hagati avuga ibyo yanyuzemo mu bihe bya mbere, ahanganye n'ubwaka, mwene data Makini yamuciye mu ijambo maze amubaza ikibazo kigira giti: mbese turamutse tugize umwuka wo gusenga maze iyi mbaraga ikaza ku mugore wanjye, washobora kumenya niba ituruka ku Mana cyangwa atari ituruka? Yaramusubije ati: ntacyo nashobora kukubwira kuri icyo kibazo, ariko ndi kukubwira imibereho twagize kugira ngo mumenye ibyo twanyuzemo. Twagerageje inzira zishoboka zose kugira ngo dukize itorero ikibi. Twatangaje mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli ko Imana itaje ikorera mu bana bayo mu buryo bushira igisuzuguriro ku kuri, kandi buteza urwikekwe no guhangana gukomeye bitari ngombwa. Mu mikorere yacu tugomba gufata inzira idakebakeba, kandi tugashaka kugera ku bantu aho bari. Noneho uyu Makini yahise yibuka aravuga ngo: nibutse nsoma ibijanye n'ibi mu muzingo wa mbere w'ibihamya ku itorero, ibyakubayeho ucaha ubwaka ndetse n'ibyakubayeho mu murimo wakoreye mu burasirazuba ubwo bashiragaho igihe mu mwaka w'855, ndabyizera. Abantu bamwe basimbukiraga hasi no hejuru baririmba ngo: singizwa 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 singizwa. Rimwe na rimwe nariyicariraga kugeza igihe barangije, hanyuma nkabona guhaguruka nkavuga nti: ubu si bwo buryo Imana ikora, ntabwo yiyerekana gutya. Tugomba kwerekeza intekerezo z'abantu ku ijambo ry'Imana, kuko ari ryo shingiro ryo kwizera kwacu. Icyo gihe nari umwana muto, nyamara kandi nagombaga gutanga ubuhamya bwanjye kenshi ndwanya iyo mikorere y'amayoberane. Kandi guhera icyo gihe nagiye nshaka kenshi uko naba maso cyane kugira ngo hatagira ikintu gisa n'icyo cyongera kugaruka mu bantu bacu. Mu bantu bacu ukwigaragaza kose k'ubwaka kujana n'ibitekerezo by'abantu kure y'ibihamya by'ukuri ari ryo jambo ry'Imana ubwaryo. Mwagombye kuba mufata imikorere idahuzagurika, ariko abakurwanya namwe bafata imikorere ihuzagurika cyane, kandi ingaruka yakurikiragaho nuko bidatinze twasangaga mu biganza byacu huzuye ikintu cyatuma bisa naho bitadushobokera rwose ko duha abatizera isura nyayo y'ubutumwa bwacu n'umurimo wacu. Tugomba gusanga abantu tubashiriye ijambo ry'Imana rihamye, kandi igihe bakiriye iryo jambo, Mwuka Wera ashobora kuza. Ariko nk'uko nabivuze mbere, buri gihe aza mu buryo yiyumvikanisha mu ntekerezo bya muntu, mu mivugire yacu, imiririmbire yacu, ndetse no mu byo dukora byose by'umwuka. Tugomba kwerekana ubwitonzi n'icyubahiro no gutinya Imana gukoreshwa umwana w'Imana wa se nyakuri. Noneho ingorane zitwibasira ubu, hari ingorane idahinduka yo kwemerera ikintu kuza hagati muri twe. Dushobora gufata nk'aho ari umurimo wa Mwuka Wera, ariko mu by'ukuri ari imbuto y'umwuka w'ubwaka cyangwa imbuto y'umwuka wa Satani. Uko twemerera umwanzi kutuyobya, niko dukomeza kuja mu kaga, tukaja mu nzira y'ubuyobe. Ntabwo dushobora kwiringira ko tuzageza ubutumwa bwa marayika wa gatatu ku bantu b'abanyakuri mu mitima. Tugomba kwereshwa kumvira ukuri. Bavandimwe rero, ndagira ngo mbabwire yuko
ibitangaza atari ikimenyetso cyo kwemerwa n'Imana, ahubwo ndagira ngo dusome mu rwa mbere rw'Abakorinto, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto 13. Abakorinto 13 ni urwandiko Pawulo yabandikiye, aho agira ati 13. Ahangaha intumwa Pawulo yavugaga ibirushije ibindi kuba byiza, aravuga ati nubwo nagira indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndico. Kandi nubwo natanga ibyanje byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanje ngo nkwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubagarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira, ariko guhanura kuzarangizwa, no kuvuga indimi kuzavaho iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanura igice. Ariko ubwo igishitse rwose kizasohora, bya bindi bidashitse bizakurwaho. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu bwana. Icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye amaso ku maso. None menyeho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose kuko namenywe rwose. Ariko none hagumyeho kwizera, ibyiringiro, urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi byose ni urukundo. Muvandimwe rero weho wari ukurikiye Karungu TV, ndagira ngo nkumenyeshe yuko ibitangaza atari ikimenyetso cyo gukiranuka, ahubwo Imana iradusaba urukundo, ndetse rukatuyobora mu kwiga ijambo ry'Imana, kugira ngo ubwo Yesu azaba agarutse azaduhane twese ikamba ry'ubugingo. Namwe mukomeje gukurikirana Karungu TV, mukomeze musharinge ibi byigisho mubiha abavandimwe banyu, kugira ngo basobanukirwe, dore ko Satani ateye, kandi ateye yiyoberanye mu mayoberane atandukanye, kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe ryera. Mu izina rya Yesu, amena. Kadusenge. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze yuko wongeye kuduha aka kanya kugira ngo tuganire ku byanditswe byawe biziranenge. Urakoze yuko dusobanukiwe yuko ibitangaza atari ikimenyetso cyo kuba umuntu w'Imana. Niyo mpamvu bamwe bazavuga bati mwami mwami, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ariko Yesu azababwira ati sinigeze mbamenya. Bavandimwe, ndagira